aheza mu ijuru, tuzahurirayo na pasiteri habiyambere, yasimbuwe na pasiteri Hakizimana, tuzahurirayo bagenzi. Ubwo mutambeshye muzahurirayo, arabyihanira cyangwa muzamuvugira amasengesho mu bumwihanire iyo amaze gupfa? Ubu mwamukundaga, ubu mwamwemeraga? Ese we yarikunze? We se yikundaga bwite? Urupfu rero rurababaza, urupfu rutera agahinda, urupfu rurariza. Nta muntu n'umwe upfusha, nubwo waba upfushije igisambo, nubwo waba upfushije umwicanyi, nubwo waba upfushije shitani, nubwo waba upfushije umurozi, urupfu rurababaza. Niyo mpamvu usanga mu gupfa k'umuntu abantu, nubwo bavuga ngo yarogaga, yibaga, yicaga, yananizaga, yari mubi, yakoraga ibi, ntabwo ibyo bintu ku muntu nyir'ubwite bivugwa, nta nubwo bigaragara. Ari narwo rupfu tugarutseho muri iki kiganiro. Niba udukurikiye, tugushimiye gukora subscribe kuri iyi channel Imbabazi TV gatatu. Ariko nyine twanyarukiye Rusizi, mu karere ka Rusizi, turi mu itorero Methode Pasiteri Habiyambere. Uru rupfu rero mu busanzwe mpamya ko ari urupfu rw'abadayimoni. Uyu mupasiteri yishwe n'abazimu, umupasiteri yishwe na shitani, umupasiteri yishwe n'ukuzimu. Umupasiteri ntabwo ari indaya zimwishe, nta nubwo ari ubujura bumwishe, nta nubwo ari ubukene bumwishe, nta nubwo ari ugukorera Imana kwamwishe. Yishwe, arimbutse, azize abadayimoni. Sinibaza ukuntu umuntu ahera mu wa mbere yiga, akafata primaire akayirangiza, agafata segonderi akayirangiza, agafata kaminuza akayirangiza, akaba bishop, akaba umumisiyoneri. Uyu muntu akaba agifite ukuboko kwiba, uyu muntu akaba agifite ikiganza kitazi umukristo we, uyu muntu akaba atagifite impuhwe z'abakristo, akaba atazi gutandukanya icyatsi n'ururo. Niyo mpamvu abadayimoni nabo, ahubwo waranaramye wa mugabo we, kuba wapfuye umunsi wararamye. Ubundi ngira ngo uretse ko n'abaturage yenda basakuje cyangwa se abakristo bagasakuza, bakabita n'igitoroshi, bakabimurika, bakasa n'abigaragambije ahantu hatandukanye no mu buryo butandukanye, ariko agakiza kari kuva mu Rwanda. Umuntu utegereje agakiza ntabwo mbizi kuri bukabone, umuntu urindiriye agakiza ntabwo mbizi ko buno uri bukabone. Ariko umuntu waba ategereje ubwami bw'Imana, bwo ubwitege buri bugufi. Koko urebye, niba ubatiza abantu mu mazi menshi, niba usezeranya abantu, ugahagarara kumva ukaririmba ko abantu bagiye mu ijoro, nawe ubwawe utari ikigero, utazi iryo joro iryo ari ryo, ukaririmba ibyo utazi, ukabwiriza ibyo utazi, ugasenga ibyo utazi, mbese ubwo se Yesu yaravuze ngo bafite amaso ntibabona, bafite amatwi ntibumva, ngo imitima yabo yuzuye ibinure. Ngira ngo rero kaba ari akaga umwungeri wa diyoseze muri Methodiste Libre mu ntara y'Iburengerazuba, by'umwihariko mu karere ka Rusizi aho icyicaro kiri. Uyu mushumba yacikanye, ubu mugiye guhururana indabyo, ubu mugiye guhururana amafanta, ubu mugiye kubaga inka, ubu mugiye guteka amapirawu, ubu mugiye gukaza ibyo kurya no kunywa, ubu mugiye mwebwe kujya mumirinya muvuga ngo namukundaga. Mwananiwe kwiyiriza ubusa mbere ngo mumusengere, munanirwa gusenga kare ngo mumufashe, munanirwa kumuba hafi mbere ngo ubugingo bwe burokoke. Buno ubugingo bwe shitani amaze kubuta muri gihonomo, buno pasiteri izina rye rimaze kuba rihinduka igitutsi mu badayimoni. Kandi nibyo, buno itorero rimaze gusuzugurwa no gutukwa, buno itorero rimaze kuba ryarenga umurongo rikinjira mu maboko ya shitani. Koko ubusa abo yigishije, abo yayoboraga, abo yabwirizaga, wagize ngo bafite uwuhe mutima? Wagize ngo bameze gute? Niba ntacyo yatambukagaho,
uwiba icyaha yahagarika ni ikihe? Uwiba amaturo yemerewe anandike ni ikihe cyaha kindi atakoraga? Ni ikihe kindi atashoboraga gukora? Ni ukuvuga rero uyu munsi wa none ubu murahagarara hejuru y'imvi, muririmbe. Yayoboraga mu ntara y'Uburengerazuba i Rusizi. Uyu mupasiteri rero byaje kumenyekana, inkuru yashenguye imitima, ibabaza n'abantu, bigoye no kubyakira, bigoye no kubyumva. Nyuma y'uko habayeho n'imikorere mibi n'imigendere mibi, uyu mupasiteri ngira ngo ibyiwe nibyo tugiye kuba tugarukaho. Rero tubavire imuzi n'imuzingo, koko ibintu tugeze mu bihe bya nyuma, cyangwa se ibintu bigeze aho umwana arira nyina ntiyumve. By'umwihariko rero twihanganishije umuryango we. Nimvuga umuryango w'ubwo ndavugamo umugore, abana yarashinzwe gufasha. Twihanganishije undi muryango we by'umwihariko, ubwo twavugamo Imana Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera, aribo yakoreraga, aribo bari bamufite. Wese yari umuntu, wese yakoraga ibizima. Umuntu wiba akiba. Reba amafaranga y'ikigo ntabwo uhagije. Kaminuza utagira ngo ni ikigo giciriritse, ni kaminuza. Amafaranga mu rusengero, amaturo ntabwo uhagije, utagira ngo ni urusengero rusanzwe, ni nk'ururembo cyangwa se diyoseze. Ni urusengero runini rutura muri za magana, ntabwo ari urusengero turi 100,000, cyangwa ni urusengero mu kwezi rutajya munsi ya 4,000-5,000. Niba 10,000 zitaguhazaga, pasitoro habiyambere rwose, uretse ko iryo zina ripfuye ubusa. Ubu niyo bakwita pasiteri bihemu ukuntu. Mu by'ukuri niba iyo nda itahazwa na 3,000,000, ntihazwe na 4,000,000, ntihazwe na 5,000,000, ubwo ikibazo ni Yesu, ikibazo ni abakristo, ikibazo ni amashuri wize make, ikibazo ni agakiza, ni Bibiliya usoma icuritse, ni Bibiliya yera usoma, ni Bibiliya ntagatifu. Ntabwo jyewe naririmba heza indirimbo n'umuntu wayiririmba kumva yawe sinamwikiriza, kereka wihanye ukatura ugasaba Imana imbabazi. Niba ribu ariyo yakwihanisha, ubugenzacyaha bukagufunga ukaba ariho wihana, njyewe ntabwo nakwikiriza iyi ndirimbo. Abakristo bo muri Methodiste Libre n'abapasiteri bo muri Methodiste Libre n'abandi bakozi b'Imana mudukurikiye muri kunyumva, niba mutabaye maso, agakiza karimo karagenda, karimo karava mu gihugu. Niba nta gikozwe ngo mukanure amaso murebe iyo biva n'iyo biri kwerekeza, agakiza karabacitse. Ibyo ni ukuri, koko umwanditsi yaravuze ngo iyo nyamaswa izahabwa ubushobozi n'ubutware bwo kuganza abera, ngo kandi izaba ifite ubushobozi bwo kubica no kubakiza. Ubu dutegereje abadivatiste b'umunsi wa karindwi ko bose barundwa mu isabato yo ku cyumweru. Kuri kalendariye y'Abaroma dutegereje abadivatiste. Nicyo kimenyetso cya nyuma kizagaragaza ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu misi y'imperuka, aho abashumba biba, aho abashumba ari intahaga, ari inkunzi z'impiya, bakaba inkunzi z'amahera kwa jinara Yesu Kristo. Bo ni abazimu. Gukunda amafaranga ukayarutisha intama uyoboye, gukunda amafaranga ukayarutisha ubugingo bwawe, gukunda amafaranga ukayarutisha abavandimwe, ukayarutisha ukuri wamenye, ukayarutisha inzira n'ukuri n'umusaraba, ugakunda amafaranga kuri uru rwego. Nimurangiza mutubwire rero ngo abakristo barananiranye, abakristo ntibumva, abakristo bajya mu butayu, abakristo nyuma y'uko ibintu bipararanganye, nimubone leta yinjiye muri ibi bintu bifunga amadini, ifunga amatorero. Uyu munsi none mubone leta ko ari ikibazo. Yesu yabanje kubaha byose, murarangara. Hano ndagaruka ku matorero yose, Yesu yabahaye byose, mwebwe mubari mwe murangara, nimwe mwarangara. Leta igiye kwinjira bigeze he? Leta ibijemo bigeze he? Ubundi kare kose ibya Kayizari by'Imana Imana, ariko kubera ko abashumba biraye bagasinzira,
intwaro bari kurashisha abadayimoni zose, abadayimoni barazibanyatse. Nta maso y'umwuka mukigira, nta mwuka wera mukigira. Ikizira gihagaze ahera, ikizira mugihaye intebe, ikizira mugihaye umwanya. Nimurangiza mutubwire ngo nimwihangane, ngo niko bimeze, ngo mugume muture, mugume musenge, mugumemo. Niba umuntu ukwiye guhagarara imbere aba ahagaze inyuma iriya, imbunda iravuze, uwari ukwiye kubanza imbere mu gutabara uwari inyuma ya bose. Udakwiye gutabara niwe bari kohereza imbere. S'il-vous-plaît, tubabajwe n'urupfu rw'uyu mushumba. S'il-vous-plaît, dushenguwe umutima n'urupfu rw'uyu mushumba urimbutse. S'il-vous-plaît, tubabajwe n'ukuboko kw'abadayimoni kwishe uyu mushumba. Tubabajwe n'intambwe z'abadayimoni zigaragaye muri iri torero Methodiste Libre, itorero ryiza rihemba abashumba, itorero ryiza ridapfa kwirukana, itorero ryiza rikomoka muri Amerika. Ngira ngo iri torero mu Rwanda ni itorero utapfa kugaragara mu itangazamakuru. Ngira ngo iri torero ni itorero ryari ryararinze icyo nakwita doctrine z'itorero n'iz'umwuka. Ariko uyu munsi none Pasitoro Habiyambere byose abihinduye ubusa, byose abikubise. Tubahaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Tugarutse kuri iyi nkuru y'akababaro twihanganisha itorero Methodiste Libre mu Rwanda kubwo kubura umushumba hasi, abitesheje agaciro. Ubusurundi bamaze kumusimbuza undi, wowe ugiye kubora. Usezeye ku mugore, usezeye ku bana, usezeye mu nyungu zawe, usezeye mu kintu icyo ari cyo cyose cyari kunezeza umubiri wawe cyangwa ubugingo bwawe. None se ubaho ugiye se niba uzakirizwa? Utarakirijwe mu rusengero abantu bakuririmbira. Iyi ni byiza mu rusengero z'amakorari ntaririmbira abapasiteri. Imana se muyiririmbira ngo yihane? Indirimbo muririmba si izivuga ibyaha, indirimbo muririmba si izivuga ubugingo. Yesu afite ubugingo aba mu ijuru, n'Imana ifite ubugingo iba mu ijuru. Niba imbere bakuririmbira ngo ukizwe, ntukizwe, ukagira abaja n'abagaragu bakajya mu gikoni saa moya bakakivamo saa sita ukahagera bagukarabya amaso ashyushye, ntukizwe. Uzakirizwa kwa shitani, muzakirizwa mu gihome. Nzaba mbarirwa, nzaba mbona umwana w'umunyarwanda wanze gukirizwa mu kazi keza wihemba ayo ushaka. Uzakirizwa aho baguha akarobo bakaguha akanusu. Uzakirizwa aho uri bukoreshwe gatunambwe. Kandi igitangaje, ntabwo abo bapasiteri umwe agwa mu cyaha ngo ndamurebereho, umwe agwa mu cyaha ngo ndamurebereho. Nimuze murebe Bishop Harerimana, si yatse miliyoni 11, umuntu utaranatunga miliyoni 2 ngo amusenge. Muze murebe Pasiteri Mugisha Samuel muri diyosezi ya Shyira, ntabwo nawe ubu ntafunze, ntakurikiranwe n'inkiko. Hari icyo byabamariye. Abapasiteri bo muri ADEPR ntibabakuyeho mwibye, mukajya gereza abandi mugahunga. Ubwo se mwabashumba mwe? Gitwaza ntiyashwanye n'amasasu, uretse ko bo byabaye kinyamurenge, umwe agacaha ntibisakuze akajyana kuraraza bakagabana korari. Uyu munsi wa none niba abapasitoro mudashobora guhagarara ngo murinde ukuri mwamenye, mudashobora guhagarara ngo mukiranukire Imana, muzabatiza intama muzibatiriza iki? Muzabwiriza abakristo mubabwiriza iki? Mubajyanyeho ubundi mubakuye he? Abo muvuga ngo bave mu busambanyi, bave mu businzi, abo muvuga ngo bave mu bubeshyi, bave mu bugambanyi, abo muvuga ngo bave muri biriya na biriya, abo ngabo murambwira ko muri kubabatiza mubajyanye mubashyiriye nde? Igitangaje rero ni ukuntu ntacyo muzireguza. Yesu yaguhaye amafaranga, aguha umugore ukeneye ushaka, aguha amashuri, aguha aho gukorera, aguha igihugu kirimo amahoro. Ubu se abantu mumeze uko wabashyira muri Kongo bari kurasa, wabashyira muri Ukraine bari kurasa, wabashyira muri Palestine. Ubu mwakizwa mwebwe mukabatiza umuntu akagera mu ijuru.
hababaje abari kwiga igice cy'umubatizo, ariko ibintu ni bibi, ibintu bigeze habi, ibintu bigeze ahamanuka kandi hakamanuka hananyerera. Ni ugutite nko mu inshingano ari nabo bamuhaye inshingano, koko Yesu yapfushije, iyo abantu bapfushije buriya na Yesu aba yapfushije, kandi uru ni urupfu ngira ngo rutangajwe cyangwa se rukavugwa mu buryo rutari rukwiye no kuvugwa, ariko nta kundi byagenda. Mureke tubivuge koko. Ubu biragaragara ko agakiza gashobora kuba kari guhaguruka kava mu Rwanda. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu bihe bya nyuma iyo nyamaswa izahabwa ubutware n'ubushobozi bwo kunesha no kuganza abera. Ngira ngo rero uyu mupasiteri ni umwe uburiyemo ubuzima muri iyi ntambara, akaburira ubuzima muri aka kaga n'akangaratete. Ngira ngo Methodiste Libre ni inkuru itari nziza ku bakristo bayo, ariko by'umwihariko n'abanyarwanda, by'umwihariko igihugu cyose cy'u Rwanda. Itorero yego ribifitemo ububasha n'uruhare ku rwego rwiza, ariko Methodiste Libre turabihanganishije, Imana ibafate ku mutima ku bw'uru rupfu. Uru ni urupfu rubabaje ruteye n'agahinda. Ngira ngo ngarutse ku nkuru n'ibyagiye biranga uyu mupasiteri biravugwa ko, ariko ntibivugwa, ahubwo uyu mupasiteri yanyereje amafaranga y'ikigo cy'amashuri cya Methodiste Libre hano mu karere ka Rusizi aho yayoboraga. Ayakoresha mu nyungu ze, ariko atabyumvikanaho n'abakristo nk'uko amategeko y'itorero Methodiste Libre asanzwe abigenza. Uyu mupasiteri aza gukoresha amaturo yo mu rusengero mu nyungu ze. Nanone ubundi mu busanzwe amaturo yemerewe no kuyakoresha mu bintu byiza byinshi bitandukanye, ariko we ashyiraho umwihariko ayakoresha mu nyungu ze bwite. Methodiste Libre tunarifatikanya n'irindi torero Anglikani diyoseze ya Shyira, irimo umupasiteri witwa Mugisha Samu, nawe wafashe imitungo y'itorero akayihindura akarima k'igikoni, asoromaho imboga nimugoroba, akazisoromaho mu gitondo, akazisoromaho nimugoroba. Iby'uwo reka mbe mbishyize ku ruhande pembeni. Reka nigarukire rero kuri Pasiteri Habiyambere. Uyu munsi wa none ngira ngo no mu kibanza cy'Upasiteri Habiyambere wamaze kuba yapfa, uyu mupasiteri Habiyambere yamaze gusimburwa na Pasiteri Fredina niba ntibeshye. Bamaze kumusimbuza undi mupasiteri, koko none se umurimo wahagarara? Umurimo se wareka kubandanya cyangwa umurimo warekwa gukorwa? Ngira ngo rero uyu mupasiteri nibutse n'irindi zina rye, uyu musimbura yitwa Pasiteri Hakizimana. Pasiteri Hakizimana niwe wasubiriye ngo kugahirima mu kabande pfiri. Ngira ngo rero Methodiste Libre mu Rwanda ntimucike intege, nanjye ndabigarukaho, ntimuve mu byizerwa, kandi ntimuburebe ngo mubone uyu muntu mubone shitani watumwe kwica bakamutuma no kurimbura. Kandi uru rupfu nanatangaza ni urupfu rw'ubugingo. Ni rwa rupfu Yesu yavuze abantu bapfa bahagaze, ni rwa rupfu abantu bapfa ntibamenye ko bapfuye, ni rwa rupfu abantu bapfusha ntibabone amarira, ariko uru ni urupfu Yesu apfusha ijuru ryose rikari. Kandi Yesu amaze igihe yarapfushije, ntabwo uyu mugabo ntabwo yapfuye uyu munsi, amaze igihe yarapfuye, amaze igihe atakiri muzima. Rero aka ni agahinda, ni akaga mu isi, ni n'akamaramaza ku bakozi b'Imana. Niyo ibintu biba ugasanga abantu batereye agati mu ryinyo. Mbese akaba wa muririmbyi muri kantike y'ikirundi wavuze ngo hariho bamwe bazinjira mu ijuriyo babona ibyiza babikiwe, uzobayo nge nzabayo. Haleluya. Ngira ngo rero harimo abantu batazigera babona ubwami bw'Imana.
none se ibi si byo biri gusohora? Niba umuntu atazi icyatsi n'ururo mu kuvuga ubutumwa, mu kubwiriza, amaze imyaka 30 mu rusengero, amaze 40 mu rusengero, ayoboye ibi, ashinjwa ibi, akora ibi, akaba ataratandukanya indyo n'imoso, mumutegereje ko uwo muntu azihanira he? Azabwirizwa nande? Yigishwe nande? Ese uwamubwiriza we mu myaka 50 ugezemo uzaterera imisozi utanga ubuhamya bw'uko wari umukozi wa shitani? Hehe. Ni urukungu rukuranye n'amasaka se? Pasiteri Habiyambere ni urukungu rukuranye n'amasaka? Ntabwo mbizi. Muri komenti ibi ni ibibazo genda kwibaza ntafitiye ibisubizo, ariko muri komenti mudusubize, ndetse n'ab'i Rusizi mudusubize. Ariko wasiwe ugwishije ishyano, umanukiwe n'umubi aje kwica no kurimbura. Kora subscribe kwiyicano, ibiganiro byacu bijye bikugeraho, kandi turagushimiye tugusabira n'umugisha wo ugomeza kubana natwe, no muri komenti ugatanga igitekerezo unashyigikira umurimo w'Imana, unarwanya ikibi cyose shitani yateje anazana. Bye God.